gusobanurira abantu badukurikirana umunsi ku munsi tumenye ngo ibintu byagenze bite. Mu by'ukuri nanjye ubu ngubu ndi kwibaza ibyo ari byo byanshobeye. Ndiye nabyutse mu gitondo nk'uko bisanzwe mbasigaho bombi nashe mvuyeyo yego mbona uyu ni uje kunsuhuza wenyine ndamubaza ngo mugenzi wawe ari he arambwira ngo simbizi. Nyagasani Mana bana baturanye abo bose urareba ko umwana atagiye gukina n'abandi agiye gukina n'abandi yego umubyeyi wambwiye ati rero ati Jarike namubonye pe Jarike namubonye simvuze ko namubonye yego akangiye kuzana umwana ngaho namushyize urufunguruzo ntago ari kurumereza aza kinga yinjira sohoka kinga nzinjire hano ariko nabonye umwana kugeza ubwo none ndi gushinjwa kuba naragize uruhare mu kugira ngo umwana yibwe cyangwa se atwarwe. Kugeza aka kanya ntago nzi ahantu umwana ari nkuko nawe utahazi. Njye nasize mvuye ahangaha umwana muri kumwe mbega nyine famille yishimye. Ababyeyi be bamushaka umuntu yamutwaye ninde. Ese ni mama yawe yaraje agatwara umwana kuko cyagene yarambwiye atazazane na se. Tuze muri wowe abaturanyi bose wababajije barakubwira ati wapi. Nukuri bose ndi kubabaza ahubwo bakambwira ati ubwo wowe ntigute umwana kuburana. Nta kibaza ko nari namusize mu gipangu. Umwe ati twari tuzi ko yaje kuguha. Umwana yabuze. Buri umwana ni ikintu gikomeye, ni ikintu kirenze. Ariko nuko nagize guhamagara iwabo. Ndetse yaba ari nyina wamutwaye. Nyina se yaza akamutwara akamukura hano gutyo gusa umuntu agatekera ko nabyo umuntu yabite akaba yaraje wenda yamusangana n'uyu nguyu agahita amujyana. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me je t'aime trop nalinga mingwana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongera ngo ikaze wadukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyakira Rwanda Rwanya rwakazamura igisho cyo Rwanda bagasika mutono za sane mugoroba samatera gace cyagasambu ubundi bicaro kuri Manzi na Innocent TV irebere byinshi byiza tuba twagutegura uyu mwaka. Manzi na Innocent TV dufite akazi kenshi kandi ugomba kura mu gihe gito ndagusaba kuri subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoza ndakwinginga usaba cyane kujusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zigiye zitandukanye zisimaze iminsi nkwinginga ngusaba cyane kujya unyandikira muri comment kugira ndebe cyakunyuze ndetse ntakunyuze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya iki. Reka ntangira mpereza ikaze abantu badukurikiye bari mu mpande zitandukanye z'isi Amerika, Uburayi, Asia, Afrika ndetse na Australia n'abari mu bihugu by'ubuturanyi Burundi, Uganda, Congo, Kenya ndetse na Tanzania babwira ngo muri abantu bakadasohoka kuri twebwe mwabantu mwe mazimisi genda nkora ibiganiro bigiye bitandukanye ariko ibintu biri kumbaho nakasamutwe. Ibintu bimaze kumbaho murabibonye cyase ibintu byabaye mwabibonye mwese. Yampamagaye arambwira ngo karabaye hano mu rugo ndaza mageze no gukubitwa nari nkubiswe nsanga umwana yaribwe. Ntago nzi uburyo cyo uwo mwana yibwemo, ntago nzi iki uwo mwana yagiyemo. Banyimye nakanya gato ko kunsobanurira ngo menye ngo ese byatangiye bite byagenze bite kugira ngo umwana buri. Fasha umwanzuro wo gusubirayo ngene nganire na Innocent ambwire kuntu byagenze. Umugabo afite umujinya uri hejuru cyane kameme ari no kunshinja ko nje nshaka kubana naragize uruhare mu gutuma umwana wagira ute cyangwa se gutuma Jarike agira ute abura. Ku izina ry'Imana ishobora byose ndahiye ndi imbere yanyu ibi bintu n'ubwa mbere mbyumvishe. Ibyo kuvuga ngo ngiye ngo nazanye abantu maze kuzana abantu ngo babasinzi babaki nkuko mwabyumvishe ntago ariko nabishatse. Nundi wese wamfata uko atari uko ntari cyangwa se ushobora gutekereza nk'ibyo Sadonda atekereje nshobora kutaba umwere imbere yawe ariko imbere y'Imana nkaba umwere. Ngereka ngende muganirize ambwira ukuntu ibintu byagenze
ambwira ukuntu byagenze uburyo byatangiye kugira ngo umugabo aze no gufata umwanzuro wo kumushushubikanya kuri atamuha umwanya amubwire reka ngereyo mureke tujyane ngewe ahantu ndi no kuhatinya cyane sinzi ngo bimeze bite ndabona Innocent nawe se afungaho unafunzeho sinzi nimba wenda nawe ari bo mu mwanya ngo tuganire basi byibuze ampaye umwanya tukaganira tukamenya ahantu ibintu biri gupfira naho biri gukirira twagira umwanzuro ninde funguriraho naka nshaka ukuntu mpifungura bimeze bite biragenda neza kamera mayinjira tujye dufunga aha ngaha uriya mugabo utabona agarutse ugasanga ni ibibazo tagaruka ariko byibuze agarutse mureba byaba byiza cyane kurushaho mwiriwe neza Innocent Mana nyagasani Innocent bimeze bite kumera cyane Mana yanjye amakuru Innocent nayo wabonye nyashya nayo wabonye umuntu ahinduka nk'ikivu kuriya koko kibonye n'ibiki byabonye n'ibiki biriya Mana nyagasani uko ndeba ahangaha ndi mu bibazo bya bindi nafitiye igisubizo hahandi nafite umuntu urimo kunyumva n'uwari ugakwiye kuba ari we wakabaye arimo kunyumva niwe uri kunshugunya Innocent waciye muri byinshi sibyo waciye muri byinshi Imana igenda igutabara Imana igenda ikugirira neza ndatekereza ko ibi ngibi birakomeye pe birakomeye biranarenze biranagoye ariko Imana irahari ku bwawe sibyo Imana irahari ku bwawe kugira ngo ikurwanirire ibi byose uri gucamo sibyo bifite impamvu twe twari tugize ngo umugabo arakize wenda ibintu bigiye kugenda neza ariko ikibazo kijemo noneho cyo kirenze noneho n'uburwayi bw'umugabo wawe kubura umuntu utazi ahantu ari uko njye nabibonye nawe ubwawe ntabwo uzi ahantu umwana ari sibyo ukuri ko Imana ntago mazi njye rero ndagarutse reka ngaruke aragiye reka ngaruke njye no ashaka tuganire kuzuba sibyo cara aho ngaho mu gicucu ndagiye ndabati reka agende nimba nagiye njye ngaruke tuganire umbwire ukuntu ibintu byagenze bite ihangano ugira umutima ukomeye unsobanurire ndetse unasobanurira abantu badukurikirana umunsi ku munsi tumenye ngo ibintu byagenze bite mu by'ukuri nanjye ubu ngubu ndi kwibaza ibyo ari byo byashobeye njye nabyutse mu gitondo nk'uko bisanzwe mbasigaye bombi nashe nabonye ahantu ikiraka njyayo mvuyeyo yego mbona uyu niwe uje kunsuhuza wenyine ndamubaza ngo mugenzi wawe ari he arambwira ngo simbizi nyagasani Imana yanjye nahise mpamagara umugabo wanjye yego ariko mbere yo kumuhamagara nabanje kujya muri bano baturanyi abo bose urareba ko umwana atagiye gukina n'abandi agiye gukina n'abandi yego umubyeyi niwe wambwiye ati rero ati Jarike namubonye pe Jarike namubonye simvuze ko namubonye yego atariko muheruka mbere ya saa sita naherutse akina ati n'abandi bana yego ariko nagiye kureba nsanga abana nibo bonyine bari gukina ngira ngo wenda waba wamuhamagaye agusanga aho wagiye agusangayo ati rwose niyo mpamvu nigeze nanagwamaga kuri telefone kuko Jarike aho nagiye gukorera ikiraka yarahazi Jari aho wowe wari wagiye kwakora yarahazi naramubwiye ati Jarike rero ugiye kuko ntago ari kuri ni hano ruguru hano ku isantere hano ruguru tavuga ati rero Jarike ngiye hano ruguru ngiye mu kazi usigane na murumuna wawe nsiga mbahaye ibyo kurya igikoma bisiga no muri saro ati wongera gusonza uri busonze agenda arye ashasigaho gukubagana ubwo rero uwo mubyeyi kuko nawe nabwira ati uwo mubyeyi nabwira ati rero ngiye hariya ruguru ni hari akaraka nabonye mpancungire nkuko namubwiye rero uwo mubyeyi yagize ngo umwana yaje aho ngaho yaje kundeba
nahise nsa nk'utaye umutwe nibwo nahise mpamagara umugabo ndavuga ati uko ndeba ahangaha mu rugo havutse ikibazo ati si ikihe kibazo tumwana aramuze mwakomeze gushakisha umugoroba ugera mubona umwana ntatashye cyane none ubu umugabo byose yabishyize ku mutwe wanjye ngo njye wamuburishije iri joro ryose umwana ntabwo yageze ataha mu gitondo mutegereza ko yaza muraheba n'izi saha uko ndeba ahangaha kwinjira mu nzu simbyemerewe ntubone ubu yagiye urufunguzo yarutwaye reba hariya harafunze ngo naza arinjirana n'umwana we gusa paka ngiye kuzana umwana ngaho namushyize urufunguzo ntago ari kurumereza aza akinga yinjira asohoka akinga nzinjire hano ariko nabonye umwana ashazanira kirete nawe reke gukubagana utanyongerera imisonga nawe nk'abantu mwe cara hariya ibintu by'ifamiye ngewe ubu ngubu noneho bimaze kundenga kugeza ubwo noneho ndi gushinjwa kuba naragize uruhare mu kugira ngo umwana yibwe cyangwa se atwarwe kugeza aka kanya ntabwo nzi ahantu umwana ari nk'uko nawe utahazi njye nari nasize mvuye ahangaha umwana muri kumwe mbega nyine famiye yishimye ababyeyi be bamushaka umuntu yamutwaye ninde mbese ni mama yawe yaraje agatwara umwana kuko cyagera yarambwiye atazazane na se ese ni so wamutwaye ese urujijo ufite nanjye nirwo mfite kandi ko ndabahana ni muri mama we nayingira kandi sinapfa kubimubwira gutyo cyenyege naramenye ubwo ni gute wabwira umubyeyi ngo umwana yabuze hari ngewe tubana ntabwo bibaho ntabwo ibyo bintu bishoboka njyewe noneho aka kanya numva byarenze roho yanjye numva byarenze ubwonko bwanjye numva nabuze icyo gukora numva nabuze icyo kuvuga none bigaragare ko ibintu byanyu byo gushwana byatangiye nijoro ntabwo byatangiye ubu ngubu yari yagiye ahantu arashata umwana ntabwo araboneka njyewe nijoro nagize ngo basi birashira basi tunafatanye kumushaka mu gitondo rero yabyutse sinzi igihe yabyukiye aje ati umwana ntabwo uramubona ndavuga ati ntabwo ndamubona ati nawe hamahame ubwo wasanze bimeze kuriya ahita akingaho buriya uko bubonye agendanye n'urufunguruzo ubu kwinjira mu nzu wapi sinshobora kwinjira mu nzu narazana umwana aravaye muri abantu ibi bintu noneho mana yanjye ndamenya mw'abantu ko none umuntu agasenga yicaye agasenga ahagaze agasenga apfukamye ibi bintu none ndazibamba nzerekeza mw'abantu Innocent tuza sibyo tuza ugerageze utuze muri wowe abaturanyi bose wababajije barakubwira ati wapi ni ukuri bose ndi kubabaza ahubwo bakambwira ati ahubwo wowe ntigute umwana kuburana nta kibazo ko nari namusize mu gipangu umwe ati twari tuzi ko yaje yagusanze ku kazi undi ati njyewe ejo ntabwo niri hano nari nagiye guhiga nahise ubu ndamenya amubaririza basi wabimenyesheje ubuyobozi ntabwo ndabimenyesha ubu ntabwo ndabibabwira kugira ngo basi ubundi kugenda ntacyo bafashe iminsi ngo itarashira ukabyara ariko basi ubuyobozi bw'umudugudu wabibwiye umudugudu we nabimubwiye uko ndeba ahangaha nabibwiye mutwara sibo kuko mutwara sibo turaturanye niwe wahise abibwira umudugudu ubwo rero nabo bahise bagenda bakora akazi asha wambara ukakumfatanya n'ibibazo mfite ukicara asha ngayicara sibyo icare jira ugiye papa numbaza byari buzi ugiye kuryama nuko nibo rero bagiye batanga itangazo mu mudugudu ati turebere ko nta hantu uyu mwana hari ahantu umwana yaba yaragiye noneho byakubitanye nuko mu minsi yashize hari ishimutwa ry'abana ugasanga umwana uramubuze ubu ko ndeba ahangaha ndahangayitse ku buryo utakumva haba hari umuntu waje akamushuka akamujyana
ese yaba yaramutoranyije mu bandi bana mbese uko ndeba ahangaha nanjye ntabwo nzi ibyo gukora gasana imana yanjye ubu mfite ibibazo bibiri ahangaha iby'umwana n'iby'umugabo umugabo we nta nubwo ashaka no kundeba paka nzanye umwana ndazana umwana namukuye he noneho njyewe nabuze ikintu navuga nabuze ikintu narenza kuri ibi bintu kumva byonyine ngo umwana yabuze buri umwana ni ikintu gikomeye ni ikintu kirenze ariko nuko nageze wo guhamagara iwabo ndetse yaba ari nyina wamutwaye nyina se yaza akamutwara akamukura hano gutyo gusa umuntu agatekereza ko nabyo umuntu yabite akaba yaraje wenda yamusangana n'uyu nguyu agahita amujyana bishoboka cyangwa se kugeza izi saha sinzi uko bimeze ni Imana yonyine izaho uriya mwana we mana none agahoro kemeze karahiye we uriya mwana naruhanye ari uruhinja nduzi ko yari uruhinja hakaza uwitwa ngo ni mama Jarike Pirate duzi ko ari Pirate Jarike akarusimbuka aho ababyeyi bose babonekeye Jarike arabuze mama nyanya jya kunyara hariya hirya Nasa ntacyo mfite ngiye cyo kurenza kuri ibi ngibi reka ntahe ubu nanjye bindoho byanze bikunze nimba uriya mugabo yavuze ngo nazanye abasinzi ahangaha ngo mbita base uwo mwana ubu nanjye bindiho ntabwo ari we wenyine reka ntahe ngende nkoresha ibishoboka byose mbaririze abari hirya no hino turebe ko basi ari ahantu twamenya amakuru ye y'uriya mwana dufate n'igihe dushakishe mu masantere agiye atandukanye dushakishe n'ahantu hagiye hatandukanye basi turebe ingo zose tuzizenguruke turebe ko hari ahantu twamubona nose ubu twasobanura iki none ubu twavuga iki ubuyobozi nibubyivangamo baravuga bati umwana yagiye mureba he Innocent reka ngende sibyo reka ngende hangane ukomere Imana izi impamvu uri guca muri ibi byose sibyo hangane ukomere njye ntacyo narenzaho sinzi nimba hari ikintu ufite cyo kubwira abantu badukurikirana gusa njye icyo nabasaba ni ukudusengera nta kindi sifite icyo mvuga because umuntu wese wambonera Jarike ndamwinginze umuntu wese wabona Jarike aho aherereye basi amamagare kuri nimero yanjye haba uyifite umuntu ashaka amagara kuri nimero yanjye ya 079 24 87 256 basi ni ukuri basi muri babone Jarike amamagare abantu mukembuze icyo kuvuga reka ntahe mudusengere nta kindi Innocent sawa kangende turakomeza kuvugana aho umenya amakuru ndakubwira nawe icyo umenye nawe umbwire ihangane kandi ntagahora gahanze nk'abantu mwe ngereka ngende ntacyo navuga Imana ikumpera umugisha kandi ukomeze unsengere sawa